ati Keve rero cyangwa se Kai wavuze ngo uratubwira top 5 influencer hano mu Rwanda wowe uko ubibona. Mu Rwanda mbona umuntu wa mbere mu social media influencer wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda wakoze ibikorwa bimwe nkabibona ndetse witwara n'uburyo mbikundamo ndetse ugerageza no mu magambo avuga akagiramo ikinyabupfura nubwo sometimes hari igihe umuntu agukora mu mutwe bigatuma uvuga ibyo utapanze kugira gute kuvuga. Uyu ni umu social media influencer. Reka mbasuhuze kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza mu bice mugiye muherereyemo bigiye bitandukanye by'igihugu, mbabwira ngo nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza, nizere ko umutekano ukomeje kuba mwinshi mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda nk'uko tubikesha ubuyobozi bwiza. Bahaye ikaze rero kuri Vibes and Talk, akaba ari ikiganiro cy'Abanyarwanda ndetse mbahaye ikaze mu ruguri rw'imyidagaduro cyangwa se iwabo w'imyidagaduro. Uyu munsi ku munsi tugora tuganira aho tuba turi kureba kuri topic zigiye zitandukanye za hano iwacu mu Rwanda mu myidagaduro cyane cyane ariho turi kugenda tureba. Ariko uyu munsi topic mbazaniye ni topic isaba ko turi buyiganireho dutekereza kure, turi gutekereza ku kamaro k'ibintu tugiye kurebera hamwe. Uyu munsi topic turi buganire kuri topic igira iti ese aba influencers mu Rwanda cyangwa se aba social media influencer ni akahe kamaro bafite mu myidagaduro y'igihugu cy'u Rwanda? Turi buze kureba ni akahe kamaro bafitiye sosiyete yo kuba baremeye kwitwa iryo zina rya influencer. Wenda gatoya tugarutse, influencer ni umuntu ushobora kuza mu buzima bwawe agagufasha kuba wabasha kugera ku ntego zawe, agufasha mu buryo butandukanye, abe mu buryo bw'ubushobozi, abe mu buryo bwo kukumenya umunsi ku munsi, abe mu buryo bwo guharanira iterambere ry'igikorwa cyawe. Rero muri imyidagaduro cyangwa se muri entertainment dukenera buri munsi dukenera abantu batuba hafi, bari bube hafi ya bya bihangano byacu, bari bupromotinge ibihangano by'abantu. Cyane cyane iyo tuvuze influencer muri showbiz, ikintu twumva ba bantu bari budufashe kugira ngo ibihangano byacu cyangwa se za product twa producinze zize kuba ziri bugere ku baturage neza cyangwa se zize kugera ahantu kure cyane, bitewe nuko uyu mu influencer aba yarakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye akigarura imitima y'abantu benshi, ugasanga abantu baramukurikira. Abantu iyo bamukurikira rero tuba tureba twebwe umubare munini afite w'abamukurikira, tukavuga tuti aramutse avuze kuri iyi ndirimbo yanjye niyo yayivugaho amagambo 2 cyangwa 3, aba bantu be bashobora kuyibona. Aramutse ankoreye challenge wenda y'indirimbo yanjye, abantu bamukurikirana barahari bashobora kuyibona. Byatuma wenda na runaka avuga ati uziko koko Titi Brown yakoze challenge kuri iriya ndirimbo ya Run Up, so reka nanjye nkuriye kuri iriya ndirimbo ya Run Up, kandi Titi yabonye viewership ye iri hejuru, nanjye viewership yanjye ishobora kuza kujya hejuru, ugatuma abantu benshi bayikora. Demo abantu benshi bakora challenge y'indirimbo yawe, demo ubona icyo bita wenda public nini cyane, sibyo? Cyangwa se bakuvumburamo bwa buhanga ufite bwo gukora ikintu. Aba ba social media influencer hano mu Rwanda turi buze kurebera hamwe hano mu Rwanda, ese top 5 influencer nabahe, ni bande bantu bari top 5 high mu kuzamura cyangwa se mu gukora akantu kakagoinga viral cyangwa se kakagira agaciro ku bandi. So ibi bintu rero turi buze kubireba twifashishije ama social media agiye atandukanye, hano hirya kuri Instagram, hano hirya kuri YouTube, hano hirya kuri Facebook page ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, twifashishije n'ibikorwa bigiye bitandukanye byagiye bikorwa. So akamaro ka social influencer ko mwakumvishe, ntago turi buze nubwo twebwe nyine iwacu ari imyidagaduro, ariko ibi bintu uze no kubikora mu myidagaduro bijyane n'ahandi. Hari abantu benshi bagiye bahabwa ama awards ajyanye nuko ari aba good influencers. Agaciro kubwe influencer rero na agaciro umuntu wese ashobora kubonera mu bikorwa wa influencer akora. Ikintu cya mbere mu influencer agomba kuba ari afite indangagaciro, sibyo? Agomba kuba ari umuntu ushyira
mu buryo nyine bimuranga, sibyo? Apana kwa kundi uvuga ngo mfite indangagaciro zanjye ariko ugasanga izo ndangagaciro zawe ntabwo uzigenderaho, ugasanga niziri hara nk'umutako gusa. Ikindi agomba kuba ari umuntu uri very smart. Nimvuga very smart, aka kantu muze kukumva neza. Very smart mu bitekerezo, ari wa muntu ufite quick thinking cyane se, cyangwa se critical thinking iri hejuru, atekereza byihuse. Nicyo nari nshatse kuvuga, kuba atekereza byihuse akavuga uti niba run asohoye iyi ndirimbo, iyi ndirimbo tugomba reka nyikorere challenge imeze gutya kugira ngo just ni influencing abantu, ni influencing run up kuri population yanjye inkurikira, abantu babashe kuba bamenya iyi ndirimbo ya run up. Niba koko abikoze bigagenda neza bikajya, wow, umusaruro run up ari bubone, sibyo? Murumva rero influencer mu Rwanda tudafite aba social media influencer, ntago ntekereza ko showbiz yacu yajya hejuru cyane. Ahanini ushobora gusanga turi kubikora tukabishyira hariya bikarebwa n'ababashije kubimenya. Hari umwana wo mu cyaro hariya hirya inyuma uba ufite ama platform akurikirana, harimo nka TikTok, cyane ko abantu benshi bari gukoresha TikTok cyane. Iby'imbuga ndaje mbigarukeho mu kanya. Umwana wifitiye TikTok akabona iyo ndirimbo ya run up, mu by'ukuri ugasanga kuri YouTube nta nubwo amukurikira, cyangwa se ugasanga kuri YouTube nta nubwo aba yamurebye, ugasanga nta n'indi platform aba yamubonyeho, ahubwo yamubonye kuri ya platform nyine yegereye kubona muri ya telefone ya make aba yaragiye hariya akagura. So ibyo bintu rero biba ari byiza cyane iyo abonye wa mu influencer yabikoze, umwana agira n'amatsiko yo kugenda kureba ya ndirimbo, kuko hari igihe uhura n'akantu ukumva ni keza, just ugashaka kumenya source yako, y'ahantu ako kantu kagize gute katurutse. Warangiza kumenya ahantu ako kantu katurutse, ukanagafata ukakumva, ukarushaho kumva ubuhanga bukarimo cyangwa se ubwiza gafite. So nicyo ngicyo rero social media influencers baba bashinzwe, no kugeza kure bya bintu by'abantu. So mu Rwanda hari ama social media menshi agiye atandukanye akora kandi akoreshwa n'aba ba influencers cyane, bityo rero biba bivuze ngo wa mu social media influencer abakwiye guhabwa ama rewards, cyangwa se abakwiye guhabwa ibihembo by'ibyo yakoze, bimwencourage cyangwa se bimwongerera imbaraga zo kugira gute, zo gutera intambwe imbere akarushaho. So iki kiganiro rero ngiye kubabwira wenda imbuga zikoreshwa hano mu Rwanda cyane cyane n'aba social media influencer, mubwire nimwe mu myitwarire aba ba social media influencer baba bafite, ndetse tuze kurebera social media influencer hano mu Rwanda ni gute ikorwa, cyangwa se ni gute babiperformingamo. Yego, urubuga rwa mbere ndetse akaba ari n'urubuga rufite, navuga rufite akamaro kanini cyane kuri aba bantu baba influencers, ni urubuga rwitwa TikTok, kubera ko TikTok ikurikiranwa n'abantu benshi, cause abantu benshi bakeneye kuruhuka, abantu benshi bakeneye kurelaxinga, abantu benshi bakeneye nyine kubona twatuntu turi more fans cyane, bakoresha uru rubuga rwa TikTok rero aba ba influencers bayifashisha mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Aba ba influencers bayifashisha mu gushyiraho bya bikorwa baba bakoze. Dufate urugero, niba wenda nka Dumba afashe umwanya we akavuga ku ndirimbo ya run up and then agapostinga kuri TikTok, byanga bikunda abantu bakurikirana Dumba niba ari ibihumbi 100 cyangwa se ibihumbi 200 cyangwa se ibihumbi bingahe, baraza kwita babona ya post ya Dumba, and then nibabona ya post ya Dumba kuko bamuzi Dumba, bamuzi ibintu akora, cyangwa se bazi kuntu afite urwego ruri hejuru mu bijyanye na comment nziza zubaka, cyangwa se zikora ibindi bintu zihindurana ko ikindi kintu, umuntu arahita areba ya video yumva afite amatsiko yo kumenya ngo ni iki kintu Dumba yavuze kuri iyi video. Ese iyi video ni iki kintu Dumba yavuze? Niba Dumba yavuze uburyo umuhungu yashoyemo amafaranga menshi cyane, zo urahita nawe wita kuri iyo video. That's why iyo video iri bukugume mu mutwe, ukomeze kugenda uvuga ati zikira ndirimbo bayikoresha no mafaranga. Uwo bibwiye arabibwira mugenzi we. TikTok rero ikoreshwa cyane mu challenge agiye atandukanye hano mu Rwanda. Urubuga rwa kabiri ni Instagram ikoreshwa n'aba influencer buriya ku rwego ruri hejuru cyane. Aba influencers bakoresha izi mbuga ebyiri cyane hano mu Rwanda,
kubera ko ni zimwe mu mbuga zibahuza n'abantu byihuse na YouTube already barayikoresha, ariko YouTube ntekeza ko n'aba social media influencer bakeya cyane bakoresha YouTube hano mu Rwanda, ni bake cyane, ahubwo bayikoresha bari gushyira amashoti baba bakoze n'ubundi ya TikTok bakayashyiraho. So izo mbuga rero nkubwiye ebyiri nizo z'ingenzi hano mu Rwanda zikoreshwa cyane bari ku influencing abantu, ariko hari n'izindi ubwo nk'ama Snapchat, ama Facebook ndetse n'izindi zirakoreshwa, ariko ngendebye za zindi ziri most popular hano mu Rwanda n'aba social media influencer ni ibyo ngibyo. Ariko reka tugaruke kuri aba influencer bo mu Rwanda hano. Aba influencer bo mu Rwanda harimo aba influencer ntekereza ko bataye indangagaciro z'umwe influencer, ndetse harimo n'aba influencers bataye ireme byo kuba influencer, byo kuzamura urwego rw'abantu, ahubwo ugasanga abantu benshi bafashe ikintu cyitwa nk'amatiku barakimika bagishyira mu bantu, bamaze kugishyira mu bantu aba ari cyo kibagira aba influencer, kubera ko ni uwa mbere mu kuvuga amatiku neza, kubera ko ni uwa mbere mu kuvumbura no gucukumbura amakuru mabi avugwa ku muntu, ugasanga ahubwo ntago ari kumwinfluencinga, ari kumushyira hasi. Kandi muri ka kamaro twabonye ka influencer, twabonye yuko umu influencer ari umuntu uzamura abandi mu rundi rwego, akagukura ku rwego rumwe akakujyana ku rundi bitewe na good attitude afite cyangwa se n'imikorere ye, sibyo? Ntekereza ko hano mu Rwanda urwego rw'aba influencers rwaraje rumanura benshi kugira ngo ruzamure benshi. Yego rwazamuye bamwe, ariko hari abo rutangiye gushyira hasi. Ngewe muri no minsi ndabikurikirana cyane, kuko iyo ndebye ama space menshi akorwa buri munsi kuri TikTok, nkareba ama space akorwa kuri Instagram, nkareba ama space akorwa cyane kuri Twitter. So mpita mbona ko byanga bikunda byose biba ari amatiku totally 100%. Kandi the results of conflict murayizi already, ni ugushyira abantu hasi, sibyo? Kwiyunga biza kuko umuntu yamaje kujya hasi, sibyo? Ntekereza ko kuba umuntu atagiye hasi ntago kwiyunga kwazaho, ahubwo kuzo bose umwe yagiye hasi n'undi akajya hasi, and then akavuga bati why not ibi bintu tudashobora kubihagarika. So social media rero influencer mu Rwanda hano, yewe hari aba performing well, hari n'aba performing wrong, sibyo? Bivuze ngo abo ba performing wrong nibo baba bakwiye kwikubita agashyi bakanisubiraho kugira ngo izi platform zacu ziremere cyangwa se zigire uburemere. Mu Rwanda tufite aba influencer benshi kandi bari mu bisate bigiye bitandukanye, kuko ibisate byose tubisangamo aba influencers. Hari muri football dusangamo aba influencers, mu mibereho ya muntu dushanga aba influencers babandi bavuga ama motivation speech ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Social media haba hariho aba influencer, showbiz haba hariho aba influencer, ariko mu nyemerero uyu munsi ngewe nibande ku bantu bakora influencing cyane muri showbiz. Muri showbiz. Ati Keve rero cyangwa se Kai, wavuze ngo uratubwira top 5 influencer hano mu Rwanda, wowe uko ubibona. Of course ngewe hari imboni imbiha, ndetse uko mbibona bitandukanye nuko wowe waba uri kubibona, ariko mu Rwanda dufite aba influencer bari hejuru y'abandi, mwabyanga mwabyemera, cause ntago bose bari ku rugero rumwe, and n'ibikorwa bakora ntago biri ku rugero rumwe, na capacity y'amafaranga bafite cyangwa se capacity y'umutungo cyangwa se capacity navuga y'ubukungu ntago iri the same. That's why rero ngewe mba ngomba kuvuga ibintu mbona, kandi nkavuga uko mbibona mu mboni zanjye, nawe ukambwira muri comment yawe uko wowe ubyumva, uko ubibona, credit tubiha, sibyo? Ibyo nabyo tukabiganiraho. That's why rero Vibes and Talk yaje, ni ikiganiro tuzajya tuganiramo byinshi, twebwe tukavuga verti hari uwo tuvuze nabi rwose. Nta wundi mutima mubi, ujye ubyumva ko nyine hari ikintu muri wowe ukwiye kugira gute, ukwiye guhindura.
Nibyo nibyo cyane. Mbibutsa ko uyu munsi turi muri MTN Iwacu na Muzika Festival, akaba ari igitaramo kinini cyane kiri butangire kirabera mu karere ka Musanze already. Abahanzi bamaze kuhagera, stage zamaze kubakwa and again, ngira ngo hakozwe icyitwa repetition y'abahanzi, bacekinze microphone, barebye ngo bimeze bite. Ubu ngubu turi buze kubana 5-kuri-5, tuba turi kumwe n'abahanzi bacu bagiye batandukanye, harimo witwa Kidi ari buze gutaramira abantu hari muri Musanze, ariko akaba Kidi ntago ari ku rutonde rw'abantu ngira ngo navuga baselectinzwe na EAP, ahubwo ni kwa kundi umuhanzi abanziriza gutegurira stage abakuru be, ubundi akaza bagaperforminga. Kidi rero mwamenye mu ndirimbo zitandukanye, harimo Apana ndetse n'indirimbo yakoranye n'uyu muhanzi CEO. Rero abantu muze kuza tuhabane 5-kuri-5, bagira ngo mbahereze na update ziri kugenda zivugwa hirya no hino. So Musanze rero biraba byahinduye isura uyu munsi wa none, ni ukubyina twigira ibicu. So top 5 rero ya social influencers, YouTube cyangwa se Instagram cyangwa se TikTok, mumve social media zose cyangwa se ama platform yose. Mu Rwanda mbona umuntu wa mbere mu social media influencer wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, wakoze ibikorwa bimwe nkabibona, ndetse witwara n'uburyo mbikundamo, ndetse ugerageza no mu magambo avuga akagiramo ikinyabupfura, nubwo sometimes hari igihe umuntu agukora mu mutwe bigatuma uvuga ibyo utapanze kuvuga. Uyu ni umu social media influencer aba hanze y'igihugu cy'u Rwanda, akaba aba mu gihugu cya Canada, yitwa Dumba. Ngewe credit yanjye yo kuba uri ku mwanya wa mbere ni ukuri kw'Imana, ndabibona kabisa. Cause nagiye nkumenya uri mu matimu menshi agiye atandukanye, nka timu ya Loki, nagiye nkumenya uri kumwe n'abahanzi nka Nessa, nagiye nkumenya ukora ama challenge y'ibihangano by'abantu bivugaho, nagiye nkubona uvuga cyane kuri The Ben, nagiye nkubona uvuga kuri Bruce Melody, nagiye nkubona uvuga kuri Kevin Kade, nagiye nkubona uvuga kuri buri wese cyane, kandi ukavuga kuri product yakoze. And then kwa kuyivugaho kwawe, wa mubare w'abagukurikira batari bakeya kuri Instagram yawe cyangwa se TikTok yawe cyangwa se Twitter yawe cyangwa imbuga nkoranyambaga zawe, cyane ko ari n'imbuga nkoranyambaga zikurikirwa, wagiye ugerageza kubivugaho kandi byagiraga impact kubo wavuzeho, ugasanga nyine bitanze umusaruro cyane. Kuri social media yawe, kuri social platform yawe, ya Instagram, Semitongo Musafalu ufite ibihumbi 543 by'abagukurikira, ngira ngo niba ntibeshye ndebye neza. Aho ufite poste zigera kuri 4,946, ukaba wowe ubwawe following abantu 2,292. So iyi ni good performance. Wenda navuga uyu munsi nifashishije urubuga rwa Instagram kugira ngo nze comparinga, and then ibyo bikorwa byose wagiye ukora nagiye mbibona cyane, kandi ibikorwa nakubonyemo bisenya n'ibikeya cyane. Umuntu uza ku mwanya wa kabiri rero, wakoze cyane, ndetse wagerageje no kuvuga ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ntekereza ko winfluencinze abantu nyine mu bijyanye na showbiz. Ndaza kuvuga umuhungu witwa Decat Babalao cyangwa se Ipusi ku mbuga, niyo mazina akoresha cyane. Decat Babalao, muze kunyemera mbashakire, ese akurikirwa n'abantu bangahe? Nawe ari hafi cyane ya Dumba, akurikirwa n'abantu 528, aho maje gukora post zisaga 9,271, ndetse aflowing abantu 865. Nawe ni good performance, ni nziza cyane. Ngewe ntimuze kuntera amabuye, uko nuko mbibona.
So reka tujye ku social media influencer wundi ni Godfather. Navuga ko ari Godfather nawe ni umwe mu ba social media influencer ariko banagerageza kujya mu bintu by'amatiku cyane bakangiza byinshi, ndetse hari n'ibindi bubaka byinshi kuko nayo matiku agerageza kugira ngo ahuze ba bandi babiri bari basanzwe bafitanye ikibazo bongere kugarura relationship cyangwa se bongere kugarurana ubushuti hagati yabo. Uyu we kuri social media ya Instagram akurikirwa n'abantu basaga ibihumbi 139, ndetse we aflowing umuntu umwe wenyine. Ikindi amaze gukora poste zigera kuri 709. Uyu nguyu Godfather nawe ngira ngo ni umuntu waje vuba, ntago we amaze igihe kinini cyane, n'ubwo wenda aba bimazemo igihe kinini cyane, ahubwo kugira ngo ujye kugafata urugendo rwo kugira ngo ujye kugera aho ushaka n'urugendo ruremereye cyane. So akaba ari umuntu nawe ugerageza gukora kabisa bikagaragarira abantu benshi bagiye batandukanye ba muri no showbiz yo mu Rwanda, nubwo akunda kwivanga mu matiku menshi. Muza kunyemerera rero nsimbukire ku mwana wundi uri kuzamuka neza, we ari kuzamuka neza cyane nyuma ya Godfather. Ndaza kuza kuvuga uwitwa Kazungu Kaboss. Kazungu Kaboss ni umwe mu bantu nawe bazamuka neza cyane, kubera yuko bagira uruhare mu kugerageza kugeza kure ibintu biri kugenda bivugwa, cyangwa se bagerageza kubivugaho uko babyumva, ndetse bikimfluencinga bamwe nabo kubyitaho ndetse no kubifokasingaho cyane, kugira ngo ayo makuru cyangwa se kugira ngo icyo gikorwa kibashe kugira gute kugera kure. Aba bantu bakubaka ibintu binini ndetse banasenya byinshi. Uwitwa Kazungu Kaboss nawe wamaje kuba verified kuri Instagram, akurikirwa n'abantu bagera ku 427, aho akurikira 422, ndetse akaba amaze gukora poste zingana n'ibihumbi 20. Mu by'ukuri bigaragaza akazi akora ndetse n'umurimo. Ubundi poste zita zikwereka how umuntu yakitinga muri ibi bintu, sibyo? Kuko niba umuntu umwe afite ibihumbi 9, undi afite ibihumbi 4, undi afite bingahe ibihumbi 20, just urumva abantu tumenya ingano y'ibyo bakora cyangwa se ingano y'ibyo baproducinga uko imeze cyane. Muraza kunyemerera nsimbukire kundi mupeti hano, akaba ari social media nawe influencer hano mu Rwanda, yitwa Midel. Munyemerere gato Midel mbashakire ukuntu akurikirwa hano mu Rwanda. Numwe mu social media influencer bari gukora cyane kandi bazamutse vuba kandi mu gihe gitoya. Numwe mu social media influencer bamaje approachingwa n'abahanzi benshi, abatoya abakuru, bamusaba ko yavuga ku bikorwa byabo biri gukorwa bigiye bitandukanye. Yaba indirimbo tumubona akora zimwe muri challenge ajya akora yifashishije amafoto ndetse n'ijwi rye. Abantu benshi bavuga ko uyu mu social media influencer bamukundiye ijwi rye, afite ijwi ryiza. Yitwa Midel Rwanda, munyihanganire Midel Rwanda mbarebere. Midel Rwanda namugezeho. Midel Rwanda akurikirwa n'abantu bagera ku igihumbi na 10. Abantu 1,100 nibo bakurikira Midel, ndetse we akurikira abagera kuri 698, aho afite poste zigera ku 2429. Ese urumva ko uyu muntu adakwiye kuba social media influencer? Uwo nguwo ni umwe mu basore kabisa nikundira cyane. So iyi ni top 5 y'abantu ngewe nkunda. Ubwo harimo Dumba, harimo Decat Babalao, harimo Godfather, hakazamo uwitwa Midel, hakazamo na Kazungu Kaboss. So nkuko rero nabibabwiye, ntekereza nashidikanya ko kuba influencer no kwitwararika cyane, kuko sometimes ibyo ukora bigera kuri benshi kandi abenshi bahindurwa nabyo. So social media tuzikoreshe mu buryo bwiza, tuzamura showbiz yo mu Rwanda, twirinda amatiku, ndetse twirinda no kuba hari uruhande rumwe twatsikamira
tukazamura urundi. Ibyo nabyo bijya bibaho, abahanzi barabivuga cyane. Ngira ngo abantu muzabana natwe muzajya mugenda musobanukirwa utuntu twinshi twihishe hagati aho ngaho, amabanga yabo yihishe cyane. Abantu mukurikirana Vibes and Talk, twebwe icyo dukora analyse and then tukareba ngo ni gute mwebwe mu byumva. Niyo mpamvu tubasaba gukora subscribe, ubundi tukabasaba no gukora comment kuri YouTube. Tuba turi live on YouTube, tuba turi live on Instagram, tuba turiho ndetse na TikTok ni Vibes and Talk, Vibes Talk Live, Instagram ni Vibes Talk Live, ndetse YouTube ni Vibes Talk Live. Mboneyeho gushima abantu benshi batandukanye badukurikira. Umunsi w'ejo washize twemerewe na YouTube ko twatangira kugira gute kugenda twinjiza amafaranga. Ndabakunda cyane rero, nitwira dukunda Keve Junior. Reka mbararikire kuzakira umuntu ukomeye muri studio zacu za Vibes and Talk umunsi w'ejo. Ndabakunda cyane. God bless you.